Yesu nashimwe, turashima Imana kuri uyu munsi wa none, umunsi mwiza Imana yaturemeye ngo tuwugenderemo. Uyu munsi nifuje kuganira namwe ijambo ry'Imana. Wa Roma ibice 10 ku murongo wa 17 haravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Kwizera guheshwa no kumva kandi bikazanwa n'ijambo rya Kristo. Ese ijambo rya Kristo ni iki mu buzima bwacu? Ijambo rya Kristo ni iki? Ni irihe? Turazi gusoma Bibiliya kuva mu itangiriro, tugenda twumva ubuhamya bw'abamwizeye, abamuhanuraga, abashushanyaga Yesu Kristo, imirimo, ibitangaza, ariko byarazaga bikerekana uko Yesu Kristo ari we wenyine ufite ubushobozi bwo kuzashobora bya bindi byananiranye, cyangwa se no gucungura ubwoko no gucungura abaremye bose kugira ngo aduhuze n'Imana. Imana cyangwa se muri Bibiliya irimo ibice Imana yagiye iyobora abantu mu bihe birindwi. Iyo dufashe isezerano rya kera ni ibitabo 36. Ibi bitabo rero ihereye mu itangiriro yavugaga ukuntu mu itangiriro Imana yaremye umuntu kugira ngo asabane nayo, kugira ngo ahure n'Imana, kugira ngo asabane n'Imana nk'umwana na se, cyangwa se Imana ikagenderera muri Edeni kugira ngo isabane nawe, kugira ngo bagirane ubusabane bukomeye, habeho ibihe bidasanzwe bw'uko Imana yashakaga kwishimira abo yaremye, kwishimira ibyo yaremye. Iyo yaremye Adamu na Eva, kiriya gihe cya mbere cyo mu itangiriro cyari igihe cy'ubuziranenge. Igihe cy'ubuziranenge kwari ugusabana n'Imana, nta cyaha cyari kiri hagati ya Adamu na Eva, nta cyaha cyari kiri hagati ye n'Imana. Mbega hari umutekano, kuko Imana yarazaga mu gitondo ngo ije kureba uko baramutse, nabo ngo bakaba baraha ariko banezerewe mu by'Imana yari. Iki gihe cy'ubuziranenge cyarangiye igihe bakoraga icyaha. Bamaze gukora icyaha, hakurikiraho igihe cya Nowa. Igihe cya Nowa cyari igihe cy'abari igihe cy'umutimanama. Iki gihe cy'umutimanama cyagiye gikoramo benshi, ariho hakoze nabaye Enoke, habayeho kwizera Imana, ariko mu gihe cy'umutimanama habaho abantu bizera Imana noneho batakibasha gusabana nayo muri Edeni nk'uko byari biri imbere mu gihe cy'ubuziranenge. Iki gihe cy'umutimanama bagihagararamo, Imana ibwira Nowa umugambi wayo, awugenderaho, yubaka inkuge n'ibindi, murabizi birakomeza. Hakurikiraho igihe cy'amategeko, aho abana b'abantu bashaka kubaka umunara w'i Babeli. Amategeko y'abantu, abantu bikorera ibyo bashaka, abantu bashaka gukora ubushake bwabo ariko butarimo ihishurirwa ry'Imana, hatarimo imbaraga z'Imana, hatarimo message y'Imana. Bubaka umunara w'i Babeli kugira ngo bajye kubona Imana. Mbega bari bafite intego yabyo. Ayo mateka nayo murayazi. Hakurikiraho igihe cy'isezerano, aho Imana yahaye isezerano Aburahamu. Iri sezerano yahaye Aburahamu irarimuha, imuha isezerano, ava mu rugo kwa Tera. Imana imubwira iti nzaguha igihugu cy'isezerano, nzagira iyo nzayimana. Birakomeza ibitize mu itangiriro ibice 12. Hari uburyo bivuga amateka y'uburyo Aburahamu yabonye isezerano, agatangira kurikurikira, agenda atazi aho agiye, agenda atazi icyerekezo cy'aho ari kugana, agenda atazi, mbega kubwo kwizera gusa, agenda atazi iyo agiye. Urugendo rwe muraruzi ko byagenze. Yizeye Imana bigera ubwo ryasezerano Imana yamuhaye ari we Isaka, agera ubwo amutambira Imana. Bibiliya irambwira ngo agiye gutamba Imana yamuhamagaraga kugira ngo atambe igitambo aricyo Isaka. We yari afite ibyiringiro ko yavuga ngo Imana ishobora kuza kurema irindi sezerano, nubwo mfashe umwana ngiye kumutamba mumpaye, ariko Imana ishobora kuza guhindura Isaka wundi, kandi nyimara kumutamba hakabona undi Isaka ugaragara. Mwibuke Isaka yaramubajije ati papa, ko mbona inkwi nkabona n'umuriro, ati igitambo kiri hehe? Aramubwira ngo
mwana wanjye Imana iri bwishakire umwagazi w'intama, iri bwishakire intama y'igitambo. Bivuze ngo hari uko yari afite isezerano we n'Imana, kuko yari abayeho mu gihe cy'isezerano, akomeza isezerano yagiranye n'Imana. Bivuye ku isezerano twinjira mu gihe cy'amategeko, aricyo gihe Imana Aburahamu igihe cya Mose cyabaye igihe cy'amategeko. Igihe cy'amategeko ya Mose kwari uko abantu bagombaga gusabana n'Imana, ariko hari ibyo bagomba kuzuza, hari ibyo babanje gukora, hari ibyo babanje ubusabane duhuriramo n'Imana, ariko hari aho tubanjije kunyura, hari ibibanjije kuzuzwa, hari ibitambo bibanjije gutambwa, hari ibigomba gutuma duhura n'Imana tubashije guto kubw'ibyaha, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Icyo gihe rero cy'amategeko ya Mose nta muntu n'umwe wigeze ugihagararamo ngo yuzuze kwa gukiranuka kw'amategeko kugomba gutuma umuntu asabana n'Imana nk'uko byari biri muri Edeni, ahuze n'Imana. Mose araza ahereza Yesu Kristo. Abakera bose muri iki gihe cy'amategeko, reka mbabwire, hakozemo abantu benshi cyane. Niho hakoreyemo ba Eliya, niho hakoreyemo ba Yesaya, niho hakoreyemo abahanuzi benshi. Hari abantu benshi dufatiraho icyitegererezo bagiye bahagarara neza ubuhamya bwabo, bagiye bahagarara uko Imana yavuze mu isezerano, bagahagarara ku isezerano Imana yavuganye nabo, bagahagarara ku cy'Imana, kuri mission Imana iri kubereka, bagira intumbero y'aho Imana iri kubajyana, barahaguruka. Abatubanjirije bahagurutse bose iyerekwa n'ubuhanuzi n'ijambo riganisha kuri Kristo uzaza. Iyo tuje muri Yesaya ubuhanuzi yahanuye, ibitabo bye n'ubundi bijya kungana, yahanuye yanditse ibitabo 66. Ubuhanuzi bwe bukubiyemo ibintu byinshi cyane. Ni nkaho bukubiyemo isezerano, igice cya mbere gikubiyemo isezerano rya kera, ikindi gice cya kabiri kigakuriramo isezerano rishya. Mu buhanuzi bwe iyo usomye urabibona neza uburyo Imana yari yatanze ibihano, uburyo habayeho kubabarira bigeze ku gice cya 40, ati none nimuhumurize abantu banjye. Hatangira inkuru z'amahoro, atangira guhanura yerekeza kuri Yesu Kristo. Bigeze mu gice cya 61 niho Yesu Kristo yabumbuye igitabo, aho Yesaya yamurebye aravuga ngo ndamubona, kandi we yavugaga amagambo nkaho ari Kristo uhari direct, nkaho ari kumureba imbona nkubone. Mu gice cya 61 igisomye kiravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye kugira ngo mbwirize. Atangira guhanura, yandika ibintu nkaho direct ari Yesu nyine uri kubyandika, kuko iyerekwa rye riba immediately. Ntiyavuga ngo ndamubona ndi kumva avuga gutya, oya, aravuga ngo umwami Imana ari kuri njye, umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza aba nawe. Iki gihe rero cyari igihe cy'amategeko, cyaje kirayakomeza mpaka amategeko arazagera kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo yuzuza itegeko ku rindi. Bibiliya iravuga ngo ntiyigeze akora icyaha na rimwe, kuko yari umwana w'Imana, kuko yari Imana 100%, akaba n'umuntu 100%. Bishatse kuvuga iki? Uyu mubiri Kristo yaje kugira ngo agarure, aduhuze n'Imana. Uyu mubiri twambaye ufite intege nkeya, ufite intambara nyinshi, ufite ibibazo byinshi, ariko muri twebwe indani tugire akamere k'Imana, cyangwa se tugire ubusabane n'Imana, tugire ibitekerezo byo gusabana n'Imana, tugire ibitekerezo byo kwiringira Imana, kugira ngo dusabane nayo, aza nk'umuhuza wacu n'Imana. Icyo nshaka kuvuga rero, ndashaka kuvuga insimbarara ku mutwe w'ijambo uvuga ngo kwizera kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo, wowe uri kunyumva muri uyu mwanya wa none, rekera gusoma Bibiliya rimwe na rimwe, usoma Bibiliya werekeza nk'aho abantu ba kera batubanjirije ubutumwa bwabo bukiri kuri acting kuri bo. Oya, buraza bugahereza Kristo. Uwo bahanuraga, uwo bavugaga, ibitangaza byakorwaga, cyari ukugira ngo abantu imitima yabo igaruke iziringire Yesu Kristo. Ihishurirwa nshaka kuguhanira nuko nusoma muri Bibiliya,
soma Bibiliya ushakishe buri jambo ryose rya Kristo, uryite irya Kristo. Iryo jambo ni iryo kwizera. Igihe uzajya urisoma winjire muri ube nka Esaya. Esaya yabonaga ibya Kristo akabibona nk'aho atari iyerekwa, ahubwo biri kuba ako kanya kuri we. Rero ibanga aho riri, kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Ndagira ngo mbwire ijambo rya Kristo kuri uyu mugoroba. Niwumva aya magambo ko ari njye uri kuyavuga, ijambo rya Kristo, ndagira ngo dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 5 ku murongo wa 19. Haravuga ngo Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko ari ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora, kuko ibyo se akora byose n'umwana ari byo akora, nk'uko se akunda umwana we akamwereka ibyo akora byose, ndetse azamwereka n'imirimo iruta iyi kugira ngo mutangare, nk'uko se azura abapfuye akabaha ubugingo, niko n'umwana aha ubugingo abo ashaka, kuko ari nta n'umwe data aciraho iteka, ahubwo yabihaye umwana ngo abe ari we uca amateka yose. Yesu Kristo aza abanje yatanze introduction yiwe, abe yereka abantu ko ari umwana cyangwa se ari umwana w'Imana, kandi akavuga ngo imirimo nkora niyo data akora, imirimo nkora niyo data akora. Ijambo rya Kristo ni ugupfa, kuzuka, kwizera urupfu rwe, kwizera kuzuka kwe, kwizera ko ari umwana w'Imana, kwizera ko ari Imana zimubwe yaje ikabana nawe. Yesu ashimwe cyane. Kandi irindi banga rihishuriyemo dukwiriye kumenya, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1 ku murongo wa 12, haravuga ngo cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Rero atanga urugero aravuga ngo umwana akwiriye gukora ibyo se akora. Nje wizeye, wowe wizeye, ukwiriye gutera ikirenge mu cya Kristo, kuko yaravuze ngo unyizera naho yaba yarapfuye azongera abaho, ngo kandi akiri hano muri iyi si hari imirimo nkora azagenda ayikora. Bishatse kuvuga ngo bya bindi byari byarananiranye byose, bya bindi bitashobokaga byose, kuri uyu Yesu Kristo, kuri uyu mwami, kuko abamwemeye bakizera izina rye bahawe ubushobozi. Ntago ari ku bwabo, si kuri za mbaraga z'amategeko, si kuri ya mirimo ikomeye yari yananiranye. Bibiliya kuko yavuze mu gihe cya gatandatu, aricyo nari maze kuvuga, aho Mose amategeko yaje akagera kuri Kristo, kuko niho amategeko yuzurira, kuko muri Kristo niho amategeko no gukiranuka kose kuzurira. Ijambo rya Kristo kuryizera ni ntabwo ari ukwizera ijambo wumvise gusa, ahubwo gira ijambo rya Kristo ubwe avuga ku buzima bwawe, cyangwa se wasomye wizereremo. Yesu nashimwe cyane. Aba ari byo wizereramo, iryo jambo rigushoboze. Nimba havuze ngo umwana akwiriye gukora ibyo se akora, tangira urugendo, cyangwa se ntangira urugendo umva ko uri umwana w'Imana, biguheshejwe no kwizera Yesu Kristo, kwizera urupfu rwe, kwizera ko yazutse, kwizera ko ari umwami wawe, kwizera ko amaraso ye abamwizeye bose yabaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, kandi igitambo cy'amaraso ye kibereyeho kugira ngo kitweze, kugira ngo tugirane ubusabane n'Imana, cyongere kiduhuze, tugirane ubusabane n'Imana, kuko ariyo ntego Kristo yamuzanye kugira ngo dusabane n'Imana. Aha rero avuga ngo umwana akwiriye gukora imirimo nk'iya se. Kandi muri ubutumwa bwiza butangira kutwereka ko hari igihe Kristo ashaka kugarura bwa busabane, nk'uko muri Edeni Imana yazaga igasabana na Adamu na Eva, igasabana mu gihe cy'ubuziranenge, igasabana nabo, niko umwami Imana ashaka kugira ngo dusabane nabo. Yesu ajya no kugenda yaravuze ngo ndagiye, ariko simbasize mwenyine, mbasigiye umufasha ari we Mwuka Wera, kugira ngo ajye agenda abibutsa ibyo nababwiye byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Rero mwene data uri kunyumva, uri kunkurikirana, ukwiriye kwibuka ijambo ryose Kristo yavuze, ngo kuko Umwuka Wera ahari kugira ngo atwibutse ibyo yatubwiye byose, akwibutse ibyo yavuze byose, akwibutse ibyo yavuze. Muri ijambo twavuze yavuze ngo kandi arashaka kugira ngo
akore n'imirimo iruta iyo turi kureba. Ijambo rya Kristo ku buzima bwawe ni ubutsinzi n'imbaraga kandi zibasha kurwanya umwanzi. Muntu uhishurirwa ijambo rya Kristo ku buzima bwe, muntu uhishurirwa ijambo rya Kristo ku mibereho yawe, tangira urugendo rwo gusoma ijambo rya Kristo, tangira urugendo rwo kwibuka ngo ijambo ryose Kristo yavuze akiri hano ku isi, ndetse n'icyo ari kuvugana n'Umwuka Wera muri iki gihe cya none. Kuko Umwuka Wera ahari kugira ngo atwibutse icyo yavuganye natwe, kugira ngo yibutse itorero icyo yavuganye naryo. Ajya kugenda akiri hano yajyaga ica imigani, akavuga ngo hari umugani w'abakobwa 10, 5 b'abapfu ndetse n'abandi b'abanyabwenge. Atanguye aravuga ngo bamwe ngo bari abanyabwenge, ngo amatabaza yabo ngo baryama bayafite, baba mu buzima n'amatabaza yabo bayafite, ariko n'amavuta ahari ngo abandi bigeze mu gicuku cya nyuma ngo barasinzira, amavuta yabo ntayo, umukwe araza. Umukwe aje ngo barakanguka, bakangutse ngo abandi bakanguka bacana amatabaza yabo, ngo ariko abandi bakanguka basanga nta matabaza, ngo batangira kubwira bagenzi babo bati nimuduhe ku mavuta. Kristo ijambo ryose yavuze ryaba riri mu mugani, aba bakobwa basobanuye itorero, basobanuye wowe, basobanuye njye. Gusinzira, ushobora gusinzira hari ibyo usinziriyemo. Birashoboka ko hari ibyo iyi si izanye ngo abantu basinziriremo. Umuntu usinziriye hari byinshi aba atareba, hari byinshi aba atumva. Ariko mu gihe cyo gukanguka, iki ni igihe cyo gukanguka kugira ngo wibuke ijambo rya Kristo, ucana amatabaza yawe ataraza, urebe ko amatabaza yawe yaka, urebe ko ugifitanye ibihe n'Umwuka Wera, urebe ko ugifitanye ibihe n'Imana, kuko Umwuka Wera niwe tabaza, niwe gitereko cy'amatabaza. Ukwiriye kumenya ko mu buzima bwawe hari igicaniro cyawe n'Imana, hari igicaniro cyawe na Kristo, hari ubusabane bwawe n'Imana. Ibicaniro by'abantu byarazimye muri bo, barashaka kugira ngo bihangishe bagaragare, kugaragara imbere y'abantu, kugaragara mu bitangaza, ati habaye ibitangaza ibi n'ibi. Ntacyo bimaze. Ijambo rya mbere naguha, girana ubusabane nk'ubwo Imana ishaka ko tugirana, nk'ubwo Imana yagiranye na Adamu na Eva, kandi ari byo cyazanye Kristo kugira ngo yongere atugarure muri bwa busabane, aduhuze n'Imana dusabane nayo. Ni nayo mpamvu Umwuka Wera ahari, kugira ngo aduhuze n'Imana dusabane nayo. Kuko mu kubyuka kwa Adamu na Eva basabana n'Imana, ikintu cyatumye batongera gusabana n'Imana ngo barebe mu bwiza bw'Imana ni icyaha, cyangwa se ni ukutumvira Imana. Ariko ijambo ryatubwiye ngo hari ukwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Muntu uri muranyumva muri uyu mwanya wa none, ndagira ngo nongere mubwire, musabe amatwi yawe ongera uyafungurire kumva ijambo rya Kristo. Ndetse n'umubwira nanjye nibwira, iki ni igihe cyo gucukumbura. Abahanuzi ba kera bagiye batunga urutoki, ubuhanuzi bwabo bwatungaga kuri Kristo. Kristo uwo berekanaga ubu yaraje. Haleluya. Kristo werekanwaga, abahanuzi bavugaga, ndetse n'ibyashushanyijwe byose n'ibitangaza byose byashushanyijwe kugira ngo umwana w'umuntu yizereye Yesu Kristo agaragara, uzaza kugira ngo abe ari uzadusubiza mu kubana n'Imana ndetse mu kugirana ubusabane n'Imana. Nagira ngo mubwire aya magambo ko Kristo yaje agapfa akazuka ku bwawe, kandi Bibiliya yatubwiye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere 12 ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina ryabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ndagira ngo mubwire ngo wibuke, yaba we wakijijwe ukamwakira, wibuke igihe wamanikiye ikiganza wakira ubuzima bwa Kristo kugira ngo usabane n'iby'agaciro. Tangira ugirana ubusabane n'Umwuka Wera, akwibutse ibyo Umwami yasize avuze ku buzima bwawe, akwibutse ibyo mwatangiye kugendana urugendo rwose, kuko niwe uzatugeza mu ijuru. Akwibutse inzira yose ku yindi, akwibutse icyo Imana igushaka. Va mu buzima bwo guhora ushaka ibitangaza nko kuraguza, nk'uko Abanyarwanda ba kera baraguzaga.
ahubwo utangire ubuzima bwo gusoma ijambo rya Kristo ku buzima bwawe. Mu Kristo wizeye wakijijwe, va mu buzima bwo guhora ushaka ubuhanuzi hirya no hino kuko bimeze nko kuraguza, ariko hari igitangaza cyawe kibitse mu ijambo rya Kristo ku buzima bwawe. Ijambo rya Kristo ku buzima bwawe ngo ni ukwizera kuzanwa n'iryo jambo kuryumva, kandi igihe ryinjiye mu buzima bwawe riratangira acting y'ibintu bishya, riratangira guhindura amateka, riratangira kugira ibyo rihindura, riratangira kugira ubuzima. Rimwe na rimwe tureba ibyahindutse tukumva ko bigaragariye mu mafaranga n'ibindi. Ibyo nabyo ushobora kuba ufite menshi utayafitemo amahoro, ushobora kuba ufite nta makeya nayo ntuba ufitemo amahoro. Ijambo bitewe n'ijambo rya Kristo ufite. Rero wisuzumira kugirirwa neza bitewe na n'ibintu bigaragara, ibintu by'ubutunzi bwinshi, kuko n'abisi babifite byinshi cyane. Suko ari Kristo ubibahesheje, oya. Icyo ndi kukubwira, hari ijambo rya Kristo ku buzima bwawe ribasha gutuma ubaho neza, ukabaho mu mahoro, kandi ukaba ufite ubugingo buhoraho, kandi ugakora icyo Imana ishaka ko ukora mu gihe cya none. Rero reka kwitiranya ko umuntu umuntu ufite Kristo ari uko ubuzima bwe buba bugaragara hanze aha bitewe n'ibyo ufite n'amafaranga ufite. Oya, ushobora kuba nta n'icyo ufite, ariko ufite amahoro ya Kristo, ufite ijambo rya Kristo ku buzima bwawe. Uko ubayeho mu rugo iwawe hari igicaniro cyawe n'ubusabane n'Imana, kandi ukabaho neza muri bike yaguhaye, ikakugenera ifunguro uko rikwiriye igihe cyane, ikagenda ikuzamura uko bukeye uko bwije. Rero wikwihuta cyane ngo urebere ubuzima bw'Imana, bw'ijambo ry'Imana mu bintu bigaragara. Benshi basigaye badafata ijambo ry'Imana ngo arisome, ngo arihe umwanya, ahubwo agaha umwanya ubuhanuzi n'ibyo abandi bavuga. Oya, iyi Bibiliya yandikiwe wowe, yandikiwe ngewe kugira ngo usome, kandi n'abavugabutumwa baribwiriza, abashumba bari imbere bavuga ijambo ry'Imana, abo bose ribacamo kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka. Reka ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka, mwene data, mu buzima bwawe. Witondere ijambo ryose rya Kristo riri kuvuga, aho uryumva mu nsengero, aho uryumva hirya no hino, ariko ufata umwanya w'ibihe byawe byo gusoma ijambo rya Kristo mu buzima bwawe. Hari icyo uhishiwe muhanga, hari icyo Kristo yakubikiye. Reka dusengane mu izina rya Yesu. Mana, ndagushimiye muri uyu mwanya wa none, ngushimiye kubw'ijambo ryawe Kristo ku buzima bwacu, ngushimiye kubw'imbabazi zawe mu izina rya Yesu. Ngushimiye ko waje kugira ngo twizere ijambo ryawe, ari ryo riduhindura kuba abana b'Imana, ari ryo ryaduhinduye kuba ubwoko bwawe, ari ryo ryaduhinduye kuba abana bawe, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kandi nsengeye umwene data wumvishije ijambo ryawe, kugira ngo akanguke, kugira ngo yongere yumve ijambo rya Kristo mu matwi ye, kugira ngo yumvire ijambo ko ari wowe Yesu Kristo uvuganye nawe muri uyu mwanya wa none. Waravuze ngo uri ku rugi urakomanga, uwumva ijwi ryawe azakingura musangire. Umwere data ukinguye bana nawe, iri jambo ryawe rigira amateka rihindura ku buzima bwe, utangira ugirana ubusabane nawe guhera uyu mwanya wa none. Imbaraga zose z'umwijima zimuhunge mu izina rya Yesu Kristo. Reka igicaniro cy'ijambo ryawe aba ari ryo rigota ubwoko bwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubana namwe. Ijambo rya Kristo cyangwa se iyi ntego nise ko ari ijambo rya Kristo. Kumva ijambo rya Kristo, tuzajya tugira igihe tuze tuganire kuri aya magambo. Twiyemeje ko tujya tubasomera amagambo yose Kristo yavuze ku buzima bwanyu. Imana ibahe umugisha, murare neza, kandi wibuke kuryama amatabaza yawe, wibuke kugomba kubika amavuta, kandi ayo mavuta ni ijambo rya Kristo ku buzima bwawe. Ntukajye uryama udafite ijambo rya Kristo ufite. Petero we yaravuze ngo icyakora dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, ngo muzaba mukoze nimuryitaho. Ita ku ijambo rya Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha.